Bamwita rero Kid from Kigali. Yo bimeze bite bro? Yo ni sawa my guy. Ngo bimeze bite ariko? Ni Kid from Kigali meze fresh kabisa. Abana. Ni wose ndasuza. Biziki biragenda se mwa? Igenda bizi. Igenda bizi kabisa. Nabitangiye mfite imyaka nka 6. Nje kuri YouTube gusa nshiraho ama beats yo kuri YouTube nka Jay-Z type beat cyangwa Drake or Kendrick Lamar type beat. Nubu nakoraga imiziki n'ubaga abahanzi benshi nkiri muto ba 50 Cent. Nyine nakundaga hip hop bya Atari so nubaga nabigerageza. So I went on YouTube gushyiraho ama beat nanjye nka practicing nakora ama freestyle nkareba aho nyine aho byagera ko nafite full plan ukuntu ibintu byose bizagenda ndafata so ndakomeza nanjye kwandika by 17 years old 18 ndakomeza nanjye gusora imiziki slowly after muri covid nibwo natangiye gushyira mu freestyle yanjye hanze kuri Instagram abantu bake batangiye kumenya nitwaga Mr. Booming. That's the name people know me as, and then I kept pushing. Now you need to kuzamo. Yeah. Abantu benshi bakibaza ese izina Kid from Kigali bro ni innovation inagize ko byonyine n'izina umuntu akiryumva itagira amatsiko yo kumenya umuntu ukora ibyo bintu. Izina nyine nashaka kwishyiraho kugira ngo abana bose baba mu Rwanda nta nubwo ari Kigali gusa nako nyine Kid from Kigali it made sense for me. But to inspire all the kids, iyo ngoze ibintu birenze cyangwa hanze to promote my music, nakora international collabs, nakoze na PSG, ibintu bimeze nk'icyo mbashaka kwereka abana bose nyine bo mu Rwanda no muri Africa ko ibintu byose bishoboka kandi byakunda, even if you're just a kid from Kigali, from Nyamirambo, from anywhere. Yeah. Mbere yuko wenda tukivuga kuri ibyo bintu bya PSG bro biriya bintu bisobanuye iki kuri wowe kugaragara muri laboro navuga ngo ya Paris Saint-Germain muri gahunda ya Visit Rwanda? Cyane nanjye byanunguye n'ibintu birenze cyane kandi nshimira Imana. So the government yadufashije kubona izo opportunities n'abantu muri Visit Rwanda banyandikiye basaba nimba ndi interested kujya muri ibyo bintu ngakora indirimbo ya Visit Rwanda na PSG ndafata, and then they flew us out to France. Wana abakinyi nkoresha muri FIFA nanjye byari byandenze, so ni ibintu birenze byataye. Iboro nabonye irimo abastari ba Vitinya cyane inameze nabi cyane. Kid from Kigali navuga yuko abantu benshi bagushinja ko imiziki yawe biri mu Cyongereza cyane. Faransa ntabwo ukunze gukoresha Ikinyarwanda cyane. Why? Kuki wahisemo akenshi ko imiziki yawe cyangwa se abaraperi imiziki yawe akenshi bayibanze cyane ku rurimi rw'Icyongereza cyangwa Igifaransa? Nuko nshaka kugeza sound yacu hanze. Ndashaka nyine English niyo international language kandi biragoranye kugeza Ikinyarwanda all the way to the international level. Ako nyine muri iyi minsi siganyishiramo indirimbo za Muraho za Yubu izo ndirimbo nshiramo Ikinyarwanda. Ako nyine sigaye mbivanga ko mbere nyine nakoresha Icyongereza gusa nanjye nahindi mu mandazi. Akenshi cyane yuko n'iki kiganiro n'undi of course kiri kumvwa n'abanyeshuri, navuga yuko aka kanya nk'umunyeshuri yifuza kuba umuhanzi aho navuga ngo wenda uririmba injyana ya hip hop cyangwa se cyane yuko akenshi usanga ababyeyi ntabwo ari ibintu bakira, ugasanga nyine izi challenge uyu muntu yakitegura kuba yahura nazo muri iyi muziki. I think challenge ya mbere discipline, kubona iyo discipline yo gukora imiziki w'umuhanzi still ufite iyo discipline because impamvu ababyeyi badakunda abantu bakora imiziki cyangwa bavuga ngo ibi ngibi ngo bajya mu bintu bibi cyane nk'inzoga n'ibindi, nawe ushobora ko iyo ufite iyo discipline yo kuvuga ngo okay ngiye muri studio gukora ibi ngibi nyene gukora ukubaha abantu ukora n'ibintu byose ugomba gukora still byakunda. So I think the number one thing is discipline, kandi challenge ya mbere for artists is them not having discipline. Your discipline birangiye nyine so iturimbo tubiri bakahita babivamo. Ngo ni fresh. Kid kugeza kuri ubu ngubu navuga yuko iyo umuntu agiye kuri platform zawe abonaho indirimbo nyinshi cyane, gusa indirimbo navuga ngo isa nkaho yakunzwe n'abantu benshi cyane. Indirimbo uherutse gukorana na Mike Kayihura
kugira ngo ubwo n'abantu barimo barayumva muri background ahangaha. Mike Kayihura ni umuntu woroshye kuba yakorana nawe, iriya ndirimbo isobanura iki kuri wowe? Mike Kayihura namufonaga kuva kera, so twari dufite gahunda yo gukora indirimbo kandi iyi ngiyi ubwo twayisohoye muri December 2025, twayikoze muri 2022. Ni indirimbo ya kera bya hatari, yari imaze hafi imyaka ine. Hafi imyaka ine. Twari twapanze Mike tujya muri studio, ntabwo twumvaga ko ari ibintu birenze bya hatari, ariko nayishyize kuri album yanjye, abantu barayikunze kandi hari n'izindi ndirimbo turi gupanga gukora. Mike ni umuntu urenze bya hatari, ndamwemera. Aka kanya umwana uri kutwumva wifuza kwinjira mu muziki nk'uko twahoze tubivuga, aka kanya kugira ngo uwo mwana abe yakegera Kid from Kigali wakoranye indirimbo arasabwa iki? Asaba gukora, akore nyine imiziki nanjye nakoze kugira ngo ngere n'izo feature za Mike Kayihura, n'abandi bahanzi twakoranye, nanjye nyine nashizemo imbaraga nyinshi ndakora, n'abo bahanzi bandi bakayibona. Ngiye kugira ngo nkore n'umuhanzi ntabwo ari ibintu birenze cyane, ariko iyo mbonye umuntu uri gukora bya hatari kandi afite sound uwo sound yakoze cyane imeze neza, ngiye twakorana kabisa. Inspiration zo kugira ngo ukore ibihangano byawe bibe successful nk'uko dusanzwe tubibona ziva hehe? Se wifashisha abandi bantu cyangwa se ni ibintu bikuvamo, ni gakondo yawe? I think inspiration is just from where I'm from. Mu Rwanda nyine nawe turabona uwo muhanzi ujya international agakora ibintu birenze cyane bifatika, ngenda ushaka kuba nyine muri abo bahanzi bazabikora while inspiring the kids, abantu bose nyine bareba. And ako nyine kuko nabivuze kare, numvaga hip hop nyinshi ba Drake, ba Kendrick, bo ba inspiration, n'abandi bo muri Afrika ba Nasty C, ba Davido, ba Burna Boy. So ndashaka kugera kuri iyo level kabisa, kandi Imana izafasha bikunze. Yashusho kabisa, njye navuga yuko imiziki yawe ni myiza, ni myiza cyane kabisa. Nekereza yuko uri umwe mu bantu bakora injyana ya hip hop iri ku rwego rwo hejuru, kuko nekereza yuko indirimbo zawe ntabwo ziba zirimo amagambo mabi cyane, wenda nk'iz'aba. Nekereza yuko bizaba successful. Gusa nanone Kid, nubwo wenda wavuze ngo challenge, nekereza yuko ngo ya mbere azahura na discipline. Benshi bakavuga yuko rimwe na rimwe ngo ibintu iyo udafite amikoro cyangwa se iwanyu bitameze neza mu bigorana. Ko nyine mu bintu byose ukora uba ukeneye nyine support, ariko ntabwo bivuze ko ngo aho uturuka ntabwo bijyanye n'imiziki, cyane no gushyiramo izo mbaraga. Kandi abantu babashyiramo excuse ngo ukeneye amafaranga, ntabwo ari ibyo. Ufite telefone, ufite kamera, ugashaka aga studio session, ntabwo yaguhenda cyane, ukajya muri studio. Ntekereza ko ibyo ntabwo byoroshye bro. Ibyo bintu ku muntu, ndi kuvuga ku muntu ukizamuka kumbwira ngo ahise ajya muri studio, urumva ko ari ibintu biba bigoye kubona ibyo bitari amikoro cyese atabishaka. Ntabwo ndi kuvuga ngo ugomba kugura ibiriya equipment byose, ariko wajya washaka studio, ujye kuri Instagram ukandika studio Kigali. Mu Rwanda ntabwo wabura studio idahenda cyane. Ikindi ikintu gikomeye cyane muri generation turimo ya internet online, if you're not posting every day, nta kuntu imiziki yawe izamenyekana. Njye muri 2023 na postingaga buri gihe kuri Instagram. Niba utazi, niba uzi, either way urambona, ni wowe ugafata decision. So ugomba gukora izo content kugira ngo abantu bafate iyo decision, ukavuga ngo nibo bagukunda cyangwa n'ibintu bitameze fresh. Ariko just post. You posting, iyo ufite telefone upostinge, ntabwo wabura abantu. Dusa nkaho tugana ku musozo. Aka kanya Kid, ni abahe baraperi byibuze avuga ati mu Rwanda mfite inzozi zo kuzakorana nabo, cyangwa se aba baraperi ndabafana nanjye kabisa ku buryo twakorana? Benshi twakorana n'ubundi, ariko umuntu nyine tutarakorana navuga ko ari Bulldog, ariko nawe dufite gahunda yo gukorana kari ubu tugana ku musozo nk'uko nari nabikubwiye, nihe nama wagira urubyiruko rudukurikiranye n'imiziki yawe bakagenda bakayumva? Inama wagira urubyiruko rudukurikiranye ni iyihe? En general cyangwa ibijyanye n'imiziki? En general.
cyane ababwira bajye basenga cyane kandi bibuke ibintu byose bakora babishyiremo imana kandi nibyo bizabafasha nta kindi. Ewana wakoze cyane kuba witabiriye ubutumire bwanjye ukamereza umwanya tukavugana. Numwana w'Ikigali, they know I got the bars, now ndi boss w'akabari. They know I'm going hard, niyo mpamvu agira ishyari, niyo mpamvu badashaka kumbona nageze kure. Bitch, I'm in control of the game like Yaya Toure. Rappers is my sons, I'm not maestro. Papa ute, barabizi ibyo nakoze n'ibyo navuze. Competition irihe narayibuze. Ain't no gimmick, I got real star persona. Leave the club messy like I'm Barcelona. Baraduse tungu, baradushona, baratubwiye ngo ntago tuzabikora. Do, re, mi, fa, sol.